Igitabo Abakurambere n'Abahanuzi, igice cya 51. Imana yita ku badakungahaye. Kugira ngo abantu bitabire imirimo yo gusenga Imana kandi abakene bafashwe, byari ngombwa ko hatangwa icya cumi cya kabiri cy'inyungu yose. Uwiteka avuga ibyerekeye icya cumi cya mbere yagize ati: Abalewi, dore mbahaye kimwe mu icumi cya byose kizatangwa n'Abisirayeli. Kubara igice cya 18 umurongo wa 21. Nawe icya cumi cya kabiri cyo bagombaga kukizana ku ihema ry'ibonaniro kumara igihe cy'imyaka 2. Nyuma yo guha Imana ituro ry'ishimwe no guha n'umutambyi umugabane, abatangaga bagombaga gukoresha ibyari bisigaye mu birori byerekeranye n'imihango yo gusenga, kandi ibyo birori byagombaga kubamo umulewi, umusuke w'umunyamahanga, imfubyi n'umupfakazi. Mu mwaka wa 3 hose icyo cya cumi cyagombaga gukoreshwa mu rugo baha umulewi n'umukene. Icyo cya cumi cyavagamo umutungo wo gufasha no kuzimanira abantu. Kandi hari n'ibindi byateganyirizwaga abakene. Nyuma yo kumenya iby'Imana ishaka, nta kindi cyashyiraga hejuru amategeko yatanzwe na Mose kurusha umutima wo kwishyira no kwizana, kwakira abantu n'ubugwaneza. Nubwo Imana yari yarasezeranye guha ubwoko bwayo imigisha, yanavuze yuko abakene badakwiriye gushira mu gihugu. Muri icyo gihe nk'uko bimeze ubu, abantu bagiraga ibyago, uburwayi no kubura ibintu. Nyamara igihe cyose bakurikizaga amabwiriza yatanzwe n'Imana muri bo, nta wasabirizaga, nta n'uwaburaga ibyo kurya. Itegeko ry'Imana ryahaga abakene uburenganzira bwo kugira umugabane bahabwa w'ibyeraga mu butaka. Umuntu wabaga ashonje yari afite uburenganzira bwo kujya mu murima w'umuturanyi we, mu murima w'ibiti by'amatunda cyangwa mu ruzabibu, akarya agahaga. Ibihumbano byasigaye mu murima bamaze gusarura byari iby'abakene. Nusarura umurima wawe ukibagirwa umuganda muri wo, ntuzasubireyo kuwenda. Nukubitira umwelayo wawe kugusha imbuto zawo, ntuzasubire kwakura amashami yawo bwa kabiri. Nusoroma imbuto z'uruzabibu rwawe, ntuzasubiremo guhumba. Izisigaye zizaba ari iz'umusuhuke w'umunyamahanga, n'iz'imfubyi n'iz'umupfakazi. Kandi ujye wibuka yuko wari umuretwa mu gihugu cya Egiputa. Gutegeka kwa kabiri igice cya 24 umurongo wa 19 kugeza kwa 22, n'Abalewi igice cya 19 umurongo wa 9 n'uwa 10. Mu mwaka wa 7 hose abakene bagiraga ibyo bahabwa by'umwihariko. Igihe habaga ari ku mwero, nyuma yo gusarura, abantu ntibagombaga kubiba, kandi ntibahingire n'uruzabibu ku rugaryi, kandi ntibakwiriye kwibwira yuko bashobora gusarura cyangwa ngo basorome imizabibu. Umusaruro w'uwo mwaka wagombaga kurekerwa umusuhuke w'umunyamahanga, imfubyi n'umupfakazi, ndetse n'inyamaswa, udusimba n'ibindi byo mu gasozi. Kuva igice cya 23 umurongo wa 10, n'Abalewi igice cya 25 umurongo wa 5. Ariko se niba igihugu cyareraga mu buryo abantu babonaga ibyo kurya gusa, babagaho bate mu mwaka batasaruyemo? Isezerano ry'Imana ryarabituburaga. Nuko mu mwaka wa 6 nzajya mboherereza umugisha ntanga, ubutaka bubereremo uburumbuke bubatunga imyaka 3. Kandi ku mwaka wa 8 muzajye mubiba, murya ibigugu, mutarageza ku wa 9 ngo musarure, muzajya murya ibigugu. Abalewi igice cya 25 umurongo wa 21 n'uwa 22. Umwaka w'isabato wari ingirakamaro ku butaka no ku bantu. Ubutaka bwararaga ntibuhingwe umwaka umwe, nyuma yaho bwareraga cyane birushije uko bwari busanzwe bwera. Abantu babaga baruhuwe imirimo yo guhata idatuma bo mu murima. Bose banezezwaga n'ikiruhuko kinini bagiriragamo amahirwe yo kugarura ubuyanja bw'imibiri yabo, bakabona ikindi gihe cyo gutekereza no kwiga inyigisho z'Uwiteka, kandi n'icyo kwigisha ingo zabo. Mu mwaka w'isabato abaretwa b'Abaheburayo bahabwaga umudendezo, kandi numuhara ngo agenda agira umudendezo, ntuzamuhare ntacyo umuhaye, ahubwo uzamuhe byinshi ku mukumbi wawe no ku mbuga yawe uhuriraho, no ku muvure wawe wengeramo vino, uko Uwiteka Imana yawe yaguhaye umugisha azaba ari kumuha. Gutegeka kwa kabiri igice cya 15 umurongo wa 13 n'uwa 14. Umukozi yagombaga guhembwa akirangiza umurimo. Uzajya umuha ibihembo bye by'umunsi akoze, izuba ntirizarenga utarabimuha kuko ari umukene, akabihoza ku mutima byifuza. Gutegeka kwa kabiri igice cya 24 umurongo wa 15. Amabwiriza y'umwihariko nayo yaratanzwe yerekeye imbata zicitse. Imbata icitse shebuja ikaguhungiraho, ntuzayimusubize. Ibane namwe hagati muri mwe, aho ikunze kuba, ntuzayigirire nabi. Gutegeka kwa kabiri igice cya 23 umurongo wa 15 n'uwa 16. Ku bakene, umwaka wa 7 wari umwaka wo kubaharira imyenda. Abaheburayo bagombaga kuguza amafaranga nta nyungu basaba bene wabo b'abakene. Kwaka umukene inyungu y'inguzanyo byari bibujijwe. Mwene wanyu nakena akananirizwa gukora n'intege nke imbere yawe, ujye umufasha, mubane nk'umunyamahanga n'umusuhuke ugusuhukiyeho. Ntukamwaka inyungu cyangwa ibirenze, ahubwo utinye Imana yawe, kugira ngo mwene wanyu abone uko abana nawe. Ntukamuguririze ifeza zawe kumwaka inyungu cyangwa ibyo kurya byawe ngo uzamwaka ibirenze.
Abalewi igice cya 25 umurongo wa 35 kugeza kwa 37. Iyo umwenda utishyurwaga kugeza ku mwaka wo guhara imyenda, uwo mwenda wabaga utakishyuwe. Nihaba muri mwe umukene ari umwe muri bene wanyu, ntuzanangire umutima wawe, ntuzagundire ibyawe ngo ubyime mwene wanyu w'umukene. Wirinde kwibwira icy'ubuntu buke uti umwaka wa 7 wo guhara imyenda urenda gutaha, bigatuma urebana imbabazi nke mwene wanyu w'umukene, ukanga kugira icyo umuha, agatakira Uwiteka kurega, ukagibwaho n'icyaha. Kuko ari ntabwo abakene bazashira mu gihugu, nicyo gitumye ngutegeka nti ntuzabure kuramburira iminwe mwene wanyu w'umukene w'umworo uri mu gihugu cyawe. Ntuzabure kumuguriza ibimumaza ubukene bw'icyo akeneye. Gutegeka kwa 2 igice cya 15 umurongo wa 7 n'uwa 9. Ntawe ukwiriye gutinya yuko umudendezo wabo uzatuma bakena. Uzaguriza amahanga menshi ariko ntuzayaguzaho, kandi uzatwara amahanga menshi ariko ntazagutwara. Gutegeka kwa 2 igice cya 15 umurongo wa 6. Hashize imyaka 7 habayeho umwaka ukomeye wo kurekura abaretwa wiswe uwa Yubile. Uzajya uzerereza ihembe barivuza ijwi rirenga mu gihugu cyanyu cyose. Mujye mweza umwaka wa 50 mu gihugu cyose, murangira abo muri cyo bose umudendezo, kandi umuntu wese asubire mu muryango we. Abalewi igice cya 25 umurongo wa 9 n'uwa 10. Ku munsi wa 10 w'ukwezi kwa 7, ku munsi w'impongano, ihembe rya Yubile ryaravuzwaga rihamagarira abana bose ba Yakobo kweza umwaka wo gutanga umudendezo. Nk'uko byagendaga mu mwaka w'isabato, igihugu nticyagombaga kubibwa cyangwa ngo gisarurwe, kandi ibyo cyeraga byose byari bifitiwe uburenganzira n'abakene. Ubwo nibwo abaretwa b'Abaheburayo batahawe umudendezo wabo mu mwaka w'isabato barekuwe. Ariko ikitari gisanzwe cyane mu mwaka wa Yubile ni uko ubutaka bwagombaga gucungurwa n'uwari nyirabwo. Nta wari ufite uburenganzira bwo kugurana gakondo ye, nta nubwo yagombaga kugurisha ubutaka bwe keretse ubukene bubimuteye. Igihe cyose uwe cyangwa n'abana be bifuzaga kubucungura, uwabuguze ntiyagombaga kwanga kubugurisha. Iyo bwabaga budacunguwe, bwazaga gusubizwa nyirabwo cyangwa baragwa be mu mwaka wa Yubile. Uwiteka yabwiye Abisirayeli ati, ubutaka ntibukagurwe ngo bukunguranywe, kuko ari jye nyirabwo, namwe mukaba abasuhuke bansuhukiyeho. Abalewi igice cya 25 umurongo wa 23. Bwari ubw'Imana ariyo nyirabwo. Abantu bose bagombaga kubimenya neza, kandi bagahora bibuka yuko abakene n'abanyamahirwe make nabo bafite uburenganzira bwo kuba mu isi y'Imana kimwe n'abakire. Uko niko guteganya Umuremyi wacu w'impuhwe yagiriye abatagira ababo n'abihebye, ashaka koroshya umubabaro wabo ngo abahe agahumure k'ibyiringiro n'agacyo k'izuba mu mibereho yabo. Iyo urwego rumwe rw'abantu rukomeje kwirundanyaho ubukire, hanyuma n'urundi rugakomeza gukena, havukamo ibyaha bikomeye. Ibitekerezo by'ako karengane byatuma abakennye bagira agahinda, bakwiheba bagacika intege, maze bikaba bikinguriye urugomo rw'ubwoko bwose. Amabwiriza Imana yashyizeho yari agamije iringaniza mu bantu. Umwaka w'isabato na Yubile byajyaga gufasha cyane gutunganya ibyangiritse mu rwego rw'ubukungu, ku byerekeye imibereho myiza y'abaturage n'ubutegetsi bw'igihugu. Ayo mabwiriza yari ateganirijwe guhesha umugisha abakire kimwe n'abakene, yagombaga kurwanya kwikunda, maze agatuma abantu bagira umutima mwiza w'ubugiraneza. Kubwo gutera umutima w'ineza mu bantu, ayo mabwiriza yajyaga gutuma ubutegetsi budahungabana. Twese turi imboherane mu rushundura runini cyane rw'ibigenga abantu. Icyo dushobora gukora cyose ngo dufashe abandi kizatugarukira mu migisha duhabwa twebwe ubwacu. Itegeko ryo gukenerana rigera mu nzego zose z'abantu. Abakene ntibakenera abakire kurusha uko abakire bakenera abakene. Iyo urwego rumwe rusaba kumigisha Imana yahaye abaturanyi babo b'abakire, n'abandi bakenera imirimo myiza, imbaraga z'ubwonko n'amagufwa n'inyama z'umubiri, ari byo mutungo shingiro w'abakene. Umugambi w'Imana ushobora gutanga ibisubizo by'ingorane zo mu rwego rw'ubukungu n'imibereho myiza muri iki gihe. Benshi bakunda kuvuga yuko imigisha y'igihe gito abantu bagira ikwiriye kungana, ariko uwo si wo wari umugambi w'Umuremyi. Imibereho itari imwe ni bumwe mu buryo Imana iteganya bwo kungura abantu ubwenge. Iteganya yuko abafite ubutunzi bw'isi bumva yuko ari ibisonga bishinzwe umutungo wayo, bakaba barawuherewe gufasha abakene. Kristo yavuze yuko tuzahora turi kumwe n'abakene. Umutima w'umucunguzi wacu uhora ufite impuhwe z'abantu b'urwego rwo hasi cyane mu bana be bo ku isi. Atubwira yuko ari intumwa ze ku isi zashyizwe hagati muri twe kugira ngo zitwibutse mu mitima yacu urukundo agirira abababara n'abarenganya. Igikorwa cyo kugirira nabi cyangwa cyo kutabitaho gifatwa nk'aho ari we kiba kigiriwe. Mbega ukuntu isi y'ubu iba ari iyindi mu mico, mu by'umwuka no mu bikorwa ku isi, iyo amategeko yatanzwe n'Imana kugira ngo abakene bagirirwe neza akomeza gukurikizwa. Gushavura kwakwiriye hose nk'ukuri mu bihugu byose ubu ntikwajyaga kubaho. Amateka yatanzwe n'Imana yajyaga kuba urukingo rw'ibikorwa bibi cyane biterwa n'uko abakire barenganya abakene, kandi abakene ntibizere kandi bakanga abakire.
Mu gihe ayo mateka ashobora kubuzanya kurundanya ubutunzi bwinshi, ashobora no gukuraho ubujiji no gusuzugurwa by'abantu ibihumbi n'ibihumbi bakora imirimo ya ngombwa barenganya iyo mitungo myinshi cyane kandi bakabihemberwa nabi. Yatanga ibisubizo by'ingorane muri iki gihe nta mvururu zishaka kurimbuza isi, akajagari mu butegetsi no gusesa amaraso.